imbere y'umunyamakuru niba amenye murumva ngomba kugera tukumva yego nyine haba harimo n'ibivugwa akabamo ibintu byo gukabya ariko nk'umunyamakuru ngomba kugenda umenye ko menye nyir'izina byagenze bite ibibanyira rero yaratangiye kuzamo agatotsi kuva nyuma y'igihe gitoya babanye kugira ngo n'ibya divorce y'agafaranga twabivuzeho ibyo agomba guha abana twabivuzeho ndetse n'iki tuza kuvuga no ku manza yararimo araregwamo imanza zifite aho zishingiye na kampani yakoreraga yitwa Tom Transfers niba abantu bayibuka tuza kugaruka ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye ibyo bibazo rero byose byatangiye kuba uruhuri nigeze kubabwira ko hari n'undi muntu nyuma yaho waje kumwishyuza amafaranga agera muri miliyoni 21 umugore utuye hanze y'u Rwanda biza kuba ngombwa ndetse icyo gihe ko bashyira inzu yabo ya etage umutungo wabo wari uri cyangwa se uri no mu Bugesera bawushyira ku isoko cyangwa izo nkuru nazo abantu barazikurikiye muri kiriya gihe rero ibibazo byabo nibwo byatangiye ariko mu makuru namenye ni uko kuva icyo gihe uwitwa Gafaranga aboza ku nkeke uwitwa Annette Bravo kumuhoza ku nkeke rero ushobora kuvuga uti ni kwa kuntu umuntu usanga umugore atatetse bya saa sita ukarakara cyangwa ukaba wamubwira nabi ukaba wamutuka ukaba wagira uti ibyo ngibyo ngo ntazibana zidakomenya amahembe ariko ibyo ngibyo byo nta kintu bitwaye kuko nibwo ubuzima bw'abantu bose ku isi babayemo kuko hari umuntu n'undi ntabwo abantu babona ibintu kimwe mu buryo bumwe ubwo ari bwo bwose kuva muri icyo gihe rero nibwo guhuzwa ku nkeke byatangiye ariko biza guhindura isura ubwo yatangiye no kuzanamo ibintu byo kumukubita hajemo ibintu byo gukubita ibyo hajemo ibintu byo gukubita rero icyo gihe nibwo hano mu Rwanda murabizi gukubita umugore ngira ngo n'umusaza umunsi umwe yigeze kuvuga muri speech yaravuga ati umugore w'umunyarwandakazi we don't touch ukubita umugore kugira ngo n'ubushimwe nyuma aza gutanga z'ukwezi kwa kane kuko mu isaha y'isaa sita z'ijoro amakuru avuga yuko yamusanze mu rugo aramubwira ati inzu yabo ni etaje ati zamuka hejuru uze gutangira kumuniga kubyumva yego ari nako akwita mu nda uriya mu nda ngo ntabwo ngo bigaragara kwita umuntu mu maso nizamfunira ubwo ngizo n'imvugo zayo niwo mbyivugiye yego urumva aramuniga ntabwo aransubiza kuko ntabwo ari mu Rwanda ariko naza kunsubiza n'ubundi inkuru turakomeza tuyikurikirane cyangwa se nimbona na verisiyo y'umuvugizi wari ubugenzacyaha turakomeza tuyikurikirane yani icyo umuntu aba agira ngo akore ngo gutanga inkuru kugira ngo abantu babe bamenya ibijya mbere ariko process zikurikira n'ubundi kuba yatawe muri yombi yatawe muri yombi aya yari amaso Gafaranga yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe guhana abantu bafite imyumvire mibi batubahana abantu batakunze kugaragara bagaragaza imibanire bafitanye n'imiryango yabo kuri uyu munsi rero nibwo urwego rw'igihugu RIB rwatangaje yuko rwataye muri yombi Gafaranga rero akaba akurikiranyweho icyaha cyo guhohotera umugore we no kumuhoza ku nkeke kandi ikindi Gafaranga akaba yari amaze igihe kinini cyane asimbukana n'umugore we asimbukana n'umuryango we muri make abantu bari kuvuga yuko asa nkaho ari umuntu wari utagishobotse mu muryango kandi nyamara twebwe nk'uko twari tumuzi kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda buryo yitwaragamo buryo inama yatugiraga inama yavugaga burya niyo mpamvu abantu baba bavuga ngo umuntu ni mugari
umuntu ni mugari koko, kuko sinumva ukuntu Pasiteri Gafaranga yaba yatawe muri yombi n'uburyo n'ishusho twari tumuziho, uburyo yaganiraga, ibisubizo yasubizaga abanyamakuru cyangwa imibereho yiwe ya buri munsi twebwe tumuziho itandukanye n'uburyo yari abaye mu rugo iwe. Pasiteri Gafaranga rero ubu ngubu uyu munsi ubu tuvugana tariki 8 z'ukwa gatanu 2025 ntabwo akiri mu maboko ye, ntabwo akiri mu maboko ye kubw'ibintu atigeze yuzuza mu muryango, cyane ko amakuru ari kuvuga ko Pasiteri Gafaranga ashobora kuba yashatse kwica umugore we bikarangira bitabaje inzego zibishinzwe zikaba arizo zamucunguye. Pasiteri Gafaranga rero ibingibi byamugarutseho nyuma y'uko akubise umugore we akamufungirana mu nzu, amukubita mu nda, cyane ko ngo yanze kumukubita ahagaragara kugira ngo ibimenyetso bitazagaragara, agerageza kumukubita mu nda, yewe cyane ko nyuma y'uko umugore we yaje kugwa igihumura akikubita hasi, nk'uko Gafaranga yasaga nk'aho n'ubundi yavuze ko azamwica, birangira aguye igihumure. Aguye igihumure rero agira ngo yapfuye, biba ngombwa ari uko yirukanka akamufungirana. Byinshi cyane bitangaje kuri iyi nkuru ya Gafaranga. Ndagira ngo rero mukomeze mube maso mukurikirane inkuru ya Gafaranga. Nyamara buriya umuntu wese uko akunze kugaragara burya mu nzu cyangwa se mu mutima w'indani aba atandukanye n'uwo ari we, kuko umuntu wari usanzwe ugaragara kuri social media avuga ibintu ukumva nibyo, ukumva aratugira inama cyangwa avuga